Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu gice cyacu cya gatandatu cy'inkuru yiswe umwari uwanjegesha umutima, tuzirikana yuko utubarira inkuru ari ishyaka. Arimo aratubwira iby'urugendo rwe rw'ubuzima. Mu gice cya gatanu duherukana ubwo njye na Shani twari tugeze mu buriri, hagashira akanya ntawe uvugisha undi, ariko nanjye nari nakaniye da, niyambariye isarubeti kubera kwitinyira. Nyuma yo gushira akanya ntawe uvugisha undi, Shani yarahindukiye atangira kumbwira, ariko se ndebera ukuntu wipfutse hose, si ubwo we ntiwahera n'umwuka? Nta kintu namusubije kuko nari nzi ko atangiye kunyendereza. Ndamwihorera kuko numvaga mpangayitse cyane, umutima wanjye ntiwari hamwe. Nibazaga umwari nagaruka akamenya ibyambayeho uko azabyitwaramo. Nagiye kubona mbona burakeye, mpindukiye mbona Shani ntawe uhari. Sinabyitayeho, narabyutse njya koga, noga mu maso, ndagaruka nicara ku buriri, nubika umutwe mu maguru. Ngiye kumva numva umuntu akubise urugi, ndebye mbona ni Shani afite amverope ntari nzi ibirimo. Ngiye kubona mbona akuyemo agateremunsi gato n'amandazi turakoreza. Sumbaza aho yari abikuye. Mwabantu mwe, uyu Shani yari umuhanga mu gakino pe! Yahise aza anyiyicarishwa impande, ankorakora mu mugongo, anyibarishwa niba navuye muri dushe. Nanjye nti sha Shani, burya nabyutse mpita njyayo, winjiye nsoje aribwo maze kwambara. Nibwo yahise akuramo akajipo yari yambaye, nanjye nareba imiterere, nkumva amasoni aranyishe, nkubika umutwe. Yahise afata isume ajya koga, nahise nisohokera njya kwiyicarira hanze. Uwo munsi wagiye kwira narambiwe kubera ibitekerezo byinshi. Nk'uko bisanzwe tujya mu buriri buracya, bikomeza kuba uko buri munsi. Gusa bigeze ku munsi buracya weekend irangira, nabajije Shani iby'umubyeyi nzajyana. Yambwiye ko bamaze kuvugana, ahubwo azatugeraho kare tukabanza tukavugana neza uko bizagenda. Nyuma y'ibyo buri wese yateye undi mugongo, dusa n'abasinziriye. Nk'ibisanzwe numvaga nta kintu ndi bumumarire pe, numvaga maze kumufata nk'umuntu uri aho usanzwe. Buriya hari ukuntu ubona umuntu ukabona nta na santima, si uko yari mubi pe, ahubwo numvaga ntacyo bimbwiye. Nagiye kubona mbona Shani acanye itara, agiye hanze. Mu kugaruka agaruka yitsa imitima nk'aho hari icyo abaye. Aza avuza induru ngo hari icyo abonye hanze. Nahise mbyuka ngo ndebe niba hari icyo nanjye nabona. Nageze hanze ndebye sinagira icyo mbona. Nisubirira mu nzu, mu kugaruka nsanga amashuka arimo kuyakamura. None se we bigenze bite? Ko mbona uri gukuraho amashuka, byagenze bite? Sha nyine nari ngiye gusasa agwa muri iyi basi. None se Shani, iyo ukuraho iyo basi? Sorry shawe, ahari ngukuye mu bitotsi. Ubwo ibyo yabivugaga arimo anyegera. Humura ndaguha igitenge cyanjye wiyoroza. Ariko se ubundi Shyaka, wabonye hehe umuntu urana n'umukobwa akagira imbeho? Yavugaga ibyo agenda ankozaho udutoki twe twari dukonje mu gatuza, kandi nanjye nkumva mana yanjye, numvaga ntazi ko mbaye, dore ko nari nigenje, naje kumva ibisantima binzamuka umubiri wose. Dukomeza turebana mu maso, ngiye kumva numva iminwa ngo ba, mana yanjye, tayari birahuye. Simbabeshye, nanjye naje kumva noneho umubiri umeze nabi. Mba ndamuteruye no ku buriri ngo ba. Ubwo nari maze kumukuramo akarobe yari yambaye, tayari intoki zanjye ziba zimaze kugera hehe? Ndabizi namwe aho ngaho muhise mutekereza. Nawe yakomeje ankoraho kugeza na hariya ntavuze. Atangira gukora ibyo akora, nanjye nkomeza gutwarwa. Sinzi uko numvise agatima mpita mwiyaka,
ariko umukobwa akomeza kumbera ibamba. Shani, ariko Shyaka wagiye ureka kwitwara nk'abana koko? Shyaka, gute se? Ibyo nabivugaga mfata agakingirizo ndari mfite, mva ndagarutse akikabona yahise akajugunya ngo ntagakunda, ariko nanjye ndanga ndakagarura. Abonye ko namubereye ibamba aremera, dukomeza ibyo twarimo. Tayari nanjye natangiye umukino w'abantu bakuru nk'umuntu bwari ubwa mbere. Nyuma y'iminota 5 imbaraga zanshizemo dufata akaruhuko. Hashize nk'iminota nk'ibiri turongera turataka. Ntababeshye, bwarinze bucya inshuro tubikoze ntabasha kuzibara. Bwarekeye tujya koga, natekereza ibyo narayemo nkumva ndigaye cyane, nkibaza ibi byose umwari nabimenya ese bizacura iki? Twarakomeje turoga, tujya kureba wa mudamu wari kuza kumvugira. Tugeze ku muhanda nongera kubona wa mutipe umwe wadutwaye bwa mbere atuzana muri iyo geto. Nuko mbona Shana amugwamo aramuhobera, nuko tujya mu modoka turakomeza. Tugeze ahantu turahagarara, mbona haje umudamu mukuru ukuntu, dukomeza tujya ku ishuri. Nagiye muha amakuru yose y'ibyo ari butuvugire, uretse ko Shani yari yamaze kubimubwira kera. Twaje kugera mu kigo, tugeze mu kigo nta wundi wa mbere nabonye atari umwari, ariko yari kure. Nahise nubika umutwe, numvaga mfite akantu k'ubwoba. Twinjiye muri ofisi, animateri abaraje atangira kuturega. Twaje gusinya, ababyeyi barataha. Numvise nduhutse, ariko nakibuka isura mfite mu kigo by'umwihariko imbere y'umwari. Nubwo nta kintu ndakamubwira, nkumva ubwoba bwinshi. Nahise njya kuri doro ngo mbike igikapu mbone kujya mu ishuri. Nageze mu ishuri nsanga bari kwiga biology, nuko nanjye ndicara niga nk'abandi. Ariko ntababeshye, umutima wanjye ntiwari hamwe. Nibazaga aho ndi buhere nsobanurira umwari ibyabaye byose. Numvaga rwose nta magambo mfite nabimusobanuriramo. Nyuma prof yarasohotse, nasuhuje umwari n'abandi bashuti banjye twakundanaga ubu muri class. Nahereye kuri cya Clement, bite warwanawe? Clement, nuko sha, ndakubona, ndabona rwose iwanyu hari hakuguye neza, warabyibushye dore itoto. Shyaka, sha Clement ndakuzi wowe n'ibimontaje byawe. None se rata nawe niko ubibona? Ese umwari yaba yarasubije ngo iki Shyaka? Ntuzacikwe n'igice cya 7 cy'inkuru yacu yitwa Umwari Wanshegeshe umutima.